Umunsi natashye kare ninjira mu nzu n'indabo mu ntoki nzamuka ama esikariye niruka cyane ngana mu cyumba. Bwo bwa mbere numvise nkumbuye umugore wanjye bidasanzwe. Nasanze aryamye ariko yapfuye. Umugore wanjye yari amaze igihe arwana na kanseri. Njyewe nari mpuze cyane ndi kumwe na Ange. Sinabashije kumenya ko umugore wanjye arwaye. We yari abizi ko asigaranye iminsi mike yo kubaho. Muri kwa kwezi kose yansabaga kumuterura, burya yandindaga umujinya n'uburakari by'umuhungu wanjye. Umunsi azamenya ko nashakaga gutandukana na nyina. Byibuze mu maso y'umuhungu wanjye wabonaga buri gitondo nteruye nyina. Nari umugabo w'igikundiro, nari umubyeyi mwiza. Guko gatanya nifuzaga Imana yampaye y'iteka ryose. Nabonye iya burundu. Utuntu duto nitwo twubaka imibereho y'abashakanye cyangwa y'abakundana. Gusa utwo tuntu duto iyo tutabayeho ni natwo